urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura.rwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Mu 2019 biratangaje, twari tuzi ko ubundi ibyo byasigaye inyuma kure. Muribuka hari abantu bavuye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi b'Abanyarwanda, bababeshye, nk'ubu baracyariho nabo babeshya ko muri Nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha, bari banababeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana na FPR, batumvikana n'ubutegetsi buriho, bashaka guhindura ibintu. Ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Ndetse bababeshye nibyo ndetse ndabivuga ngira ngo nihute tujye ku byangombwa. Ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga nk'uko n'ubu ngubu babivuga, ariko sinirwa mbasubiramo, murabizi kandi nabivuze icyo gihe naje kubasura uko byagenze. Ni bake muri bo bazabara inkuru. Kandi nuko basanze baribeshye mwese Abanyamasheke, muri Abanyarwanda nk'abandi Banyarwanda, muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u Rwanda. Bene abo rero baracyahari, murabo bazi, no muri iyi myaka 2 ishize n'ubu biracyariho. Abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba, ari cyo mu majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, bwarambiwe abayobozi, ko bashaka gufasha abo barambiwe. Ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Barabigerageje n'ubundi nyine kenshi, ariko banibagirwa n'ibyo tubabwira buri munsi. Sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'Ikinyarwanda bimwe bavuga ko u Rwanda rugira rute, ntiruterwa. ndetse
nababwiye ko kenshi nagiye mbabwira nabwo ubu ntibabyumvise cyangwa barabyibagiwe. Nababwiye ko u Rwanda rwacu turaruzi ni ruto, ariko ni nabo barugize ruto bamwe kuko bagiye barucamo ibice bitandukanye. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Kuko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize. Oya, tuzabasanga aho igihugu ari kinini, kandi si bo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. Ubu rero ubuto bwacu turaburinda, noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo. Kandi nabwiye n'abandi nabo niba bumva, nababwiye ngo kurinda u Rwanda ntawe tubisabira uruhushya. Ntawe dusaba uruhushya ngo aduhe uburenganzira bwo kwirinda. Turirinda. Abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze, nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make. Bashatse bacisha make, tukabana, tugahahirana, twese tukiteza imbere. Niba batabishaka ntibindeba. Ubwo ariko ndarangiriza kuri ibyo mbabwira ngo ikintu cy'umutekano nicyo cyibanze kuri twe ku Rwanda, noneho ibindi bikubakiraho. Kugira ngo rero ushobore kwirinda neza, urinde umutekano neza, bishaka imbaraga z'abatuye icyo gihugu cy'u Rwanda cyacu, twebwe Abanyarwanda, kwiyubaka cyane cyane tukubaka ubukungu. Ubukungu nibo bwaduha imbaraga zo kugira n'ibikoresho twifuza kwirinda. Reka ibyo byo kwirinda n'iby'abo bandi baduteza umutekano muke mbe mbishyize iruhande, tujye ku bindi by'uyu munsi.